ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Imyaka 51 irashize, isi yizihiza umunsi wahariwe kuzirikana uyu mubumbe dutuye. Ni umunsi washyizweho mu mwaka w'1970 hashimangirwa cyane kongera kuzirikana ubuzima kuri iyi si ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima buyituye. Guhera icyo gihe, mu bihe bitandukanye amahanga yarateranye, hasinywa amasezerano mpuzamahanga atandukanye agamije kurengera ibidukikije byibasiwe cyane n'ibikorwa bya muntu. Amwe muri aya masezerano yashyizweho umukono twavuga nk'arebana n'imihindagurikire y'ibihe, ukwangirika kw'akayunguruzo k'imirasire y'izuba, kubungabunga no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima n'indiri zabyo, kurengera amashyamba, gucunga imyanda ihumanya n'andi masezerano atandukanye yose agamije kurengera ibidukikije. Gusa ibi byose ishyirwa mu bikorwa ryabyo ndetse no guhanga udushya tugamije kurushaho kurengera ibidukikije biri mu maboko y'urubyiruko rw'iki gihe bo bayobozi b'ejo hazaza. Ni inshingano zibasaba imbaraga nyinshi kuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kuri gahunda zo kurengera ibidukikije UNEP igaragaza ko mu mwaka wa 2050 isi izaba ituwe n'abagera kuri miliyari 9. Ubwiyongere bw'abaturage buzaba buri hejuru ugereranyije n'ubw'iki gihe. Ubu nabwo bwagaragaye ko bugira uruhare rukomeye mu iyangizwa ry'ibidukikije. Mu bihe biri imbere, ababyiruka muri iki gihe nibo bafite mu nshingano gushyiraho ingamba zihamye kandi zirambye mu kurinda isi. Ibi kugira ngo bigerweho mu buryo bunoze, no gutegura uru rubyiruko binyuze mu kwigishwa no gusobanurirwa akamaro k'ibidukikije no kubirengera. Mu Rwanda ho muri gahunda ihamye y'imyigishirize, kubungabunga no guteza imbere ibidukikije ni ingingo yatejwe imbere ndetse yitabwaho mu burezi. Mu mashuri abanza, haba mu cyiciro kibanza ikizwi nka lower primary, bateganya uburyo bwo kwigisha umwana kubungabunga ibimukikije aho atuye. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri abanza, upper secondary, naho batangira bigisha umwana uburyo bwo kwita ku bimukikije, ariko noneho bakajya ku yindi ntera, bakajya ku rwego rw'intara cyangwa province. Najya mu mashuri yisumbuye, ibidukikije nabyo byinjizwa mu nteganyanyigisho, aho noneho byahawe umwihariko wo kuba bihujwe n'irindi somo ry'ubumenyi bw'isi. Ibigo by'amashuri mu Rwanda ubu iyi gahunda byayishyize mu ntego zabyo, ndetse ibi byinshi bigeze kure muri gahunda zo kurengera ibidukikije, kubikangurira abanyeshuri ndetse nabo bakagira uruhare muri gahunda zitandukanye zigamije kurengera ibidukikije. Kugeza ubu hari intambwe imaze guterwa, haba ku myumvire y'ibidukikije n'impamvu yo kubirengera abanyeshuri babigizemo uruhare, icyitezwe ndetse n'umusaruro umaze kuboneka. Ibi ni nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda. Itegeko nimero 48/2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8/2018 rigenga ibidukikije mu Rwanda, mu ngingo yaryo ya 6 hagaragaramo ihame ryo kumenyesha no gushishikariza kubungabunga ibidukikije. Iri hame rifasha kunoza imyumvire ku kamaro k'ibidukikije no kubibungabunga. Buri muntu afite uburenganzira bwo kumenyeshwa imiterere y'ibidukikije kandi asabwa kugira uruhare mu ngamba n'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije. Mu mwaka wa 2016, Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Uburezi yasohoye integanyanyigisho nshya. Iyi yinjiza ibidukikije mu myigishirize y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Iyi gahunda yinjiza ibidukikije mu masomo atandukanye, haba ubukungu, indimi, ibinyabuzima, amasomo mbonezamubano n'ubumenyi bw'iyobokamana n'andi masomo atandukanye. Ikigo cyo kubungabunga ibidukikije REMA kandi cyanahuguye abarimu batandukanye cyifashishije imfashanyigisho y'amahugurwa yakozwe hagendewe ku byashyizwe mu mfashanyigisho zo mu mashuri. Ibi kandi biracyakomeza. Ibi birakorwa mu ndorerwamo yo kuzamura iterambere ry'igihugu rishingiye mu kuzamura ubumenyi, hibandwa no kurengera ibidukikije byo zingiro ry'iterambere rirambye. Bifite akamaro kanini kuko ubundi umunyarwanda wese cyangwa umuntu utuye ku isi yagombye kubungabunga ibidukikije, kuko iyo bitabungabunzwe bitera ibibazo. Kubishyira rero mu nteganyanyigisho bituma umunyeshuri uko agenda yiga, uko agenda yunguka ubumenyi n'ubushobozi,
hazamo n'uburyo bwo kumenya ibimukikije, akamenya n'uburyo bwo kubibungabunga akiri mutoya, akagera ku rwego rwo kurangiza amasomo yo mu cyiciro runaka afite impamvu ihagije yo kuba yatanga umusanzu we mu kwita no kubungabunga ibidukikije cyangwa se urusobe rw'ibinyabuzima. Kwinjiza ibidukikije mu myigishirize y'ayandi masomo, ibi byakozwe mu rwego rwo gukora ubukangurambaga bwo kuringaniza izamuka ry'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ibi kandi ni no mu rwego rwo guha amahirwe abanyeshuri ubumenyi bw'ibanze uhereye ku mutungo kamere, imibanire nayo ndetse n'ikiremwamuntu, kugira ngo barusheho kumenya ihame ry'iterambere rirambye. Ibi byakusanyirijwe mu nteganyanyigisho u Rwanda rugenderaho, ndetse ibi binaha amahirwe abanyeshuri kugira uruhare muri gahunda zitandukanye zo guteza imbere ibidukikije, harimo nko gutera ubusitani, gutera ibiti by'imbuto n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ibi byose ni urugendo abanyeshuri banyuranamo n'ubuyobozi bw'ibigo bigaho kugira ngo birusheho gukorwa mu buryo bunoze. Ibyo bidukikije byangiritse n'ubuzima burangirika. Mu rwego rwo kurwanya ubutayu, twahisemo ko dukoresha neza ubushobozi dufite dutera amashyamba, ariko si ibyo gusa, twashoboye no gufata amazi ku mashuri yacu. Ayo mazi y'imvura akaba adufasha gukora imirimo itandukanye y'isuku, aho muzi neza ko aho amazi abuze n'ubuzima buba butahari. Kugira ngo rero tubishobore tubigereho, twifashishije imbaga y'abanyeshuri dufite n'abarimu dufite mu kubasha gutera ibyo biti, dushaka ingemwe, dutegura aho tuzitera ndetse no kuzibungabunga, aho buri munyeshuri yari afite igiti ashinzwe gukurikirana kuva tugitera ari urugemwe kugeza gikuze ubu ngubu. Ku ishuri ni uburyo bwiza bwo tubyigisha abana, noneho bakabijyana n'iwabo mu rugo. Twabonye ko ari umurongo mwiza wo twakangurira abana muri izo karabu, noneho bakajya no kubyigisha iwabo mu rugo, cyane cyane ko ababyeyi rimwe batanabyitaho cyangwa se ntibumve n'akamaro kabyo. Bimwe muri byo hariho gucukura ibyo bimoteri, ikimoteri bakamenya ko kigomba kuzamo ibice bibiri, imyanda ibora n'itabora n'ibindi twagiye dukangurira abana. Ni ibikorwa bashyize mu ngiro ku bufatanye n'abanyeshuri, gusa ibi bikorwa baba bagaragarijwe impamvu yabyo, igituma bigomba kwitabwaho ndetse n'umusaruro ibi bigira ku buzima bw'igihugu n'abagituye muri rusange. Impamvu ibidukikije ari ingirakamaro ni ukubera yuko biduha umwuka mwiza wo guhumeka, ogisijeni, kandi bituma hataboneka ubutayu bwinshi. Akamaro k'ibidukikije n'impamvu tugomba kubibungabunga, bidufasha kuyungurura umwuka kugira ngo duhumeke umwuka mwiza. Ikindi bikadufasha kuba twabona nyine imvura, bikanadufasha gufata ubutaka nyine kugira ngo imvura iramutse iguye budatembanwa n'amazi. Hanyuma urubyiruko nk'uko tubizi ni twebwe imbaraga z'igihugu. Urubyiruko ntago rwabinaniwe ari ababyeyi bacu babishobora. Urubyiruko ni twebwe dufite imbaraga, natwe tugomba kubyitaho tukabiha umwanya, cyane cyane nk'abanyeshuri hano mu kigo. Ni twebwe akenshi tuba twiganjemo turi benshi, abana nk'abayobozi bacu ntibabijyamo cyane, bagomba kutwerekera natwe tukabafasha tugafata neza. Benshi ubu bibumbiye mu makarabu yo kurengera ibidukikije, aho bicara bakungurana ibitekerezo no gusangizanya amakuru. Uku kugira uruhare no gusobanurirwa impamvu ibidukikije bikwiye kubungwabungwa, ndetse urubyiruko rw'amizero y'ejo h'igihugu bakagiramo uruhare rukomeye, n'indi ntambwe inarutera umuhate wo gusangiza ubwo bumenyi aho bakomoka. Ubu benshi bafashe iya mbere, ni intumwa z'ibidukikije ndetse n'uburyo bigomba kubungwabungwa aho baturuka. Tugirana ibiganiro n'ababyeyi bacu, bakagira uburyo badufashamo natwe, nko kubona izo ngemwe tugatera ibiti, harimo n'imbuto, tukaganira na barumuna bacu bakiri batoya, bakagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije. Mbere ntabwo ababyeyi nyine bari bazi ibidukikije icyo ari cyo, ariko kubera ukuntu tubyiga nabo tukagenda twabigisha, barabimenye. Ujya gusanga ugasanga mu rugo, ku rugo gutya bateyeho ibidukikije. Iyo tugeze mu rugo tubyigisha abo dusanze barumuna bacu uburyo bafata neza ibidukikije, bakabikorera neza, tukanababwira akamaro ibidukikije kabidufitiye, tukanabyigisha ababyeyi bamwe na bamwe baba batabizi. Ni umusanzu ukomeye batanga mu bice bitandukanye bakomokamo. Iwabo mu ngo ubu benshi bafite ibimoteri bamenamo imyanda kandi mu buryo butandukanye, ibora n'itabora. Abandi bateye ibiti by'imbuto mu ngo zabo, ndetse hari n'aho amazi y'imvura yangizaga imihanda cyangwa amazu, ubu bayashakiye inzira bayaganisha mu mirima.
gusa uwo musanzu nawo bawutanga bunganiwe ndetse banatewe ingabo mu bitugu n'abarezi babo. Ibi nabyo byongera umusanzu ku cyifujwe cy'uko urubyiruko rwahabwa umwanya wo kugira inyunganizi rutera mu kurengera ibidukikije ndetse rukanasobanurirwa impamvu yabyo. Ahari naho nyuma yo gusubira iwabo mu ngo, abayobozi nabo bakomeza kubunganira. N'uwo mwana tumutuma kuri mugenzi we, umwana tukamutuma kuri mugenzi we, tukaza kumenya koko babana ko bagize uruhare mu kubungabunga no gutera ibiti iwabo, cyane cyane n'ibiti by'imbuto ziribwa. Aha ndavuga amavoka, imyembe, nibyo tukunda kwashishikariza bya cyane, ariko nanone n'ibiti bivangwa n'imyaka mu mirima yabo. Kugira ngo tumenye ko byageze n'iwabo, n'ubundi dukora n'inama. Dukora inama za Assemblée Générale, tukabitekereza ababyeyi. Aho ngaho iyo twageze nk'amahirwe yo kujya mu giturage, tureba ko byari twigisha abanyeshuri ko babishyize mu bikorwa. Aho tubakangurira nko gutera ibiti by'imbuto, aho kureba yuko bafite ibyo bimoteri. Hari impinduka zimaze kugaragara, haba aho bafatira amasomo, imyumvire y'abanyeshuri mu kurengera ibidukikije ndetse n'imyitwarire yabo nyuma yo gusobanukirwa n'akamaro ko kurengera ibidukikije. Ibi ni bimwe mu bigaragazwa nk'impinduka nziza biteze ku hazaza y'igihugu gikataje mu iterambere. Iterambere ribaniye neza ibidukikije ryo pfundo ryo kugera ku iterambere rirambye. Umusaruro igihugu cyiteze kuri wa munyarwanda cyangwa se wa munyeshuri agera ku rwego rwo kuba mukuru, yaramaze rwose kuba umuntu usobanukiwe neza n'ibidukikije, nuko yabirinda, nuko yabibungabunga, cyane ko iyo umuntu avuze ibidukikije aba avuze ubuzima. Ubuzima budafite ibidukikije ntabwo bubaho. Ubwo rero umuntu kumenya ibidukikije akiri mutoya bituma abaho neza kandi atabangamiye na rwa rusobe rw'ibinyabuzima nahereyeho mvuga kare. Kuko ubuzima burimo umwuka, burimo amazi, burimo ibimera n'ibindi umwuka duhumeka. Gusobanukirwa ibyo rero burumvikana ko azarinda buri kimwe cyose mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima. Byumvikana tugira umujyi utoshye, Kigali izwi ko ari umujyi utoshye kandi ufite isuku ku rwego rw'isi. Mu isi hose barabivuga, no muri Afurika ku buryo bwihariye. Bivuze ko rero ari umusaruro w'Abanyarwanda b'ingeri nyinshi, harimo n'abandi barangije cyangwa bari bavuye muri amashuri atandukanye. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko mu Rwanda ubu buri kigo cy'ishuri gifite club y'abanyeshuri barengera ibidukikije? Aha akaba ariho bahurira bungurana ibitekerezo bakanasangizanya ibikwiye kunozwa. Ni mu gihe Association ya Rwanda Wildlife yita ku kurengera ibinyabuzima bo bagaragaza ko binyuze mu mishinga yabo, ubu mu Rwanda urubyiruko rusaga 677 ari rwo rumaze kwibumbira mu makarabu y'ibidukikije, naho abana bagera ku 20,886 bo bakaba bariyemeje gusigasira no kurengera imisambi igaragara mu maparike baturiye bayirinda barushimusi. Ni mu gihe kandi binyuze mu mishinga y'iyo association, ubu amashuri y'abana batagera kuri 557 yinjiye muri gahunda yo gutanga ubumenyi bushingiye ku bugeni. Ibi bikagendana no gusobanurirwa uko bagomba kwita ku bidukikije bituriye aho bakomoka. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nakwibutsa ko uburezi buganisha ku iterambere ry'igihugu. Ibi bigomba kugendana no kubungabunga ibidukikije nk'uko bikubiye muri gahunda ya leta yo kwinjiza ibidukikije mu bikorwa byose by'iterambere, guhera ku bakiri bato bahabwa ubumenyi n'uburyo bagomba kwiteza imbere. Ibi ni ngombwa ko bigendana n'uburyo bwo kurengera ibidukikije nk'uko byinjijwe mu nteganyanyigisho u Rwanda rugenderaho mu myigishirize yarwo. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye gutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda cya none. Reka tugisoreza naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.